ahari abantu barenze umwe bari kuganira ku bijyanye na perime. Baba bavuga bati noneho uruhushya rwa perime ruzajya rubona umugabo rusiba undi. Abandi bati reka dukore vuba ikizami batarafunga ibisanzwe bakatujyana gukorera mu Busanza aho tuzakoreshwa na kamera. Ibi byose nibyo baba baganira hagati yabo kuko badasobanukiwe neza uko ibizamini bizajya bikorwa, ariko nibamara gusobanukirwa neza bazasanga ari uburyo bwizewe cyane kandi bworoshye. Icyo usabwa ni ugukurikira ino video yose kurinda irangiye, urasobanukirwa byinshi urebe n'uko ibizamini bizajya bikorwa. Bamwe basohokaga mu kizami bavuga bati umupolisi yanwikiye muri circulation, hehe no kuzongera guhura n'umupolisi. Bamwe banavuga yuko bagira ubwoba iyo bicaranye nawe. Bahaye ikaze mu Busanza muri iki kigo kabuhariwe cy'ikoranabuhanga. Mbere yuko twinjira byimbitse muri iyi nkuru yacu, nakwibutsa kubanza gukora subscribe kuri channel yacu ya Rwanda Today Official, nawe ukajya ubona video zacu buri munsi uko tuzishyizeho. Ikigo cya polisi gishinzwe gukoresha ibizamini cyo gutwara ibinyabiziga hifashishijwe ikoranabuhanga ni ikigo cyatwaye imyaka igera kuri 7 cyubakwa, kikaba cyatangiye gutanga serivisi mu buryo bw'igerageza. Ni ikigo gifite ibikorwa remezo bigezweho byifashisha ikoranabuhanga, kuva aho umuntu yinjirira agiye gushaka serivisi kugeza ku muryango wa nyuma asohokeramo. Cyubatswe mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Kicukiro, mu murenge wa Kanombe, mu kagari ka Busanza. Kikagira kandi inyubako. Ibizami bikorwa muri iki kizami birimo iby'uruhushya rw'agateganyo cyo gutwara ibinyabiziga, cyo gutwara moto, gutanga uruhushya rwa A n'icyo gutwara imodoka rwa B ndetse n'izindi. Iki kigo gifite ubushobozi bwo gukoresha abashaka impushya barenga 1150 mu masaha 8 yonyine, harimo abashaka z'agateganyo bagera muri 800 ndetse n'abashaka za burundu barenga 350. Iki kigo cyifashisha kandi ikoranabuhanga haba mu gupima ukora ikizamini, ku gutanga impushya z'agateganyo, iza burundu, haba ku meza, mu kibuga ndetse no mu muhanda. Nk'uko bisanzwe ushaka gukora ikizamini agomba kuba yarize. Niba ushaka uruhushya rw'agateganyo ugomba kuba warize amategeko y'umuhanda bihagije kandi byizewe, ndetse ukaba witeguye kubazwa. Bikaba uko ndetse no ku muntu ushaka uruhushya rwa burundu kuva kuri A kugera kuri D1. Ukora ikizamini agomba kwiyandikisha ku irembo asabwa gukorera ikizamini muri iki kigo cya Busanza, akanahitamo umunsi ndetse n'isaha yifuza gukoreraho ikizamini. Gusa si itegeko ko wakorera ushaka kwifashisha ku bindi bibuga. Iyo ugeze aho winjira kuri iki kigo babanza gukontorora kuri gahunda yo gukora ikizamini kuri iyi tariki ndetse no kuri iyi saha hifashishijwe ikoranabuhanga ndetse n'ikigo cy'igihugu gishinzwe indangamuntu NIDA, bakagenzura neza ko ari wowe koko byanyabyo. Ugiye gukora ikizamini arasuzumwa, iyo basanze ari kuri gahunda yo gukora uwo munsi arenga aho agomba kwiyandikishiriza, akavivura ko agomba gukora ikizamini, ndetse nyuma akabonana n'abashinzwe gusuzuma ubuzima bwe, bagasuzuma amaso kugira ngo barebe niba abona neza, bagasuzuma amatwi ye niba yumvikana ku buryo babasha kumvikana uri kumuyobora, ndetse bakanasuzuma ingingo ze z'umubiri hakoreshejwe abaganga b'inzobere, kuko utwara imodoka agomba kuba ameze neza. Ku bashaka impushya z'agateganyo bajyanwa mu byuma byabugenewe bicaye imbere ya mudasobwa zitagira aho kwandikira keyboard, kuko ibibazo byose biba ari uguhitamo gusa. Icyo ukora ni ugufata suri ukajya guhitamo igisubizo kiri cyo, bigakorwa nta mupolisi uri hafi yawe. Gusa iyo ukeneye ubufasha uramuhamagara kuko aba ari hafi aho ngaho bagenzura, ahita kugeraho mu buryo bwihuse. Usobanuza bamusobanurira byihuse uko wamureba ako kanya. Ikizamini cy'uruhushya rw'agateganyo rutangwa kigizwe n'ibice 3 cy'agateganyo bikoreshwa mu muhanda, harimo igice cy'ibyapa byo mu muhanda n'imyitwarire y'utwara ibinyabiziga. Abashaka uruhushya rwo gutwara moto hakorwa ibizamini 4, harimo ukora ikizami akora ikizami kimeze nko kwandika 8 yasohokamo, aca mu kandi kayira gafunganye. Iki gice cy'ikizamini kigakorwa kugira ngo barebe uko ukora ikizamini yabasha gukontorora amahembe ya moto gihe atwaye ku buryo atateza impanuka igihe ageze mu kayira gatoya. Nyuma nanone iyo akivuyemo agera mu bindi bice aho bareba ko umuntu utwaye moto umuvuduko wa kilometero 20 cyangwa 15 ku isaha, iyo hagize ikintu kimutungura ashobora kuba yahagarara byihuse kandi akahagarara neza. Uretse abashaka uruhushya rwo gutwara moto za burundu, ushaka imodoka za burundu, muri iki kibuga akora ikizamini kiri mu bice 9.
harimo aho batangirira ikizamini ku murongo ubanza ndetse no guhagarara ku muhaname bizwi nka demarage. Kuri ubu buhaname kandi umuntu agomba kuhagarara amasegonda 3 ntarenga amasegonda 9 nka bimwe bisanzwe byo ku kibuga haba Norvège ndetse n'ahandi. Yaharangiza akajya mu gice cyagenewe guhunga inzitizi. Ibi birasanzwe kuko mu bibonera rimwe na rimwe ugasanga hari kimwe mu bisate by'umuhanda cyafunzwe hagakoreshwa ibindi. Wagera imbere ugasanga icyo wari urimo cyafunzwe ugasubira muri cya kindi wari urimo uva muhunga. Aha bashaka kureba ko mu gihe umuntu utwaye ikinyabiziga nagera aho hantu ashobora kuzabyitwaramo. Iyo avuye aho ngaho kandi akurikiza ku kizamini cyo kunyura amasangano y'imihanda, aho banyura bazenguruka rompuwe. Kuri iki kibuga hashyizwe amasangano afite aho gusohokera hatatu kuko abantu bashobora kuyinjiriramo mu muhanda usanzwe ariko batari busohokere hamwe, bigasaba utwaye ko yerekana aho ari busohokere bizwi nko gucana ibinyoteri. Uvuye aho ajya ku kizamini cyo guparika ku ruhande rw'umuhanda, yakirangiza akajya guparika asubira inyuma nko mu igaraje cyangwa muri parikingi ndetse no mu rugo iwe. Aho hose kandi hashyizwe kuri iki kibuga ku buryo ubasha kubikora bikoroheye. Uyu muntu ahita akomereza ahagenewe ibijyanye no guhindura vitensi, bareba neza ko ukora ikizamini azi guhindura vitensi bitewe n'aho ageze ndetse n'ibitewe n'uburyo ikeneye gukoreshwa. Hanyuma akajya cyo guhagarara bitunguranye agasoreza kandi ku murongo wa nyuma. Ugitsinze agakomereza ku gice cyo mu muhanda aho agenda ibirometero 6, umugenzi we agakora ibindi birometero 6 nk'ibyo agaruka. Kuri iyi nshuro abagenzwa ku bijyanye no guhaguruka, umuvuduko, guhindura vitensi, uko akoresha feri, kugenda ahantu harombereje, gufatira ibumoso ndetse no gukatira iburyo bareba ko bacana ibinyoteri neza nk'uko byagenewe. Ukorera uruhushya rw'imodoka akora iminota 12 n'amasegonda 38 ku kibuga. Gusa abafite iminota mu muhanda usanzwe ku buryo bitarenze isaha ikizamini kiba kirangiye abonye uruhushya cyangwa se arubuze. Ni mu gihe kandi ukorera urwa moto amara iminota 3 n'amasegonda 12 mu kibuga. Iyo atangira ntagomba kugendera hejuru y'umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha, ariko ashobora kandi kugeza kuri kilometero 25. Iyo ageze aho bimusaba guhagarara bitunguranye niho ahagarara aho ngaho twatumaze kubivuga. Ikoranabuhanga ryasimbuye abapolisi mu myanya myinshi itandukanye, aho ikoranabuhanga ryashyizwe muri iki kigo riri mu bice bibiri, ririmo iryo ku kibuga hagati rifasha gutahura amakosa yose, rigafatikanya n'iryo mu binyabiziga, ibyo bigakorana kandi mu gutanga amakuru yoherezwa muri controle irimo abapolisi. Uri ku bugenzuzi akabona ikiri kuba umunota ku wundi adahagurutse ahari. Ukinjira kuri iki kigo utangira kwakirwa kandi n'ikoranabuhanga, aho ubanza gusuzumwa ko ari wowe hifashishijwe ibikumwe, ugakomereza aho utegereza ko uhamagarwa gunjire mu kizami. Aha naho kandi hashyizwe za ekara nini zirimo urutonde rw'abaje gukora uwo mwanya. Uwo bahamagaye yaboneka, amazina akiyandika mu cyatsi, yaba ataje akiyandika mu mutuku. Mu gihe cy'ibizamini kandi ukora abona amanota yagize agahita yabonera aho ngaho atavuye. Ni ukuvuga niba ukorera uruhushya rw'agateganyo, uko ugenda usubiza amanota ariyandika, ukamenya ayo wabonye ndetse ukamenya nimba utsinze cyangwa se watsinzwe, ibyo bakunze kwita ngo nahiye. Ku bakorera impushya za burundu nabo ikoranabuhanga niryo rikora cyane. Kuri moto hashyizweho ikoranabuhanga rigenzura utwaye, aho iyo kugenda mu mihanda yabugenewe iyo ukoze ikosa ritari bikubwira. Aho kuba umupolisi wahoraga ari maso agucunga, rimwe na rimwe akaba yanakibeshya. Hashyizweho kandi udusanduku dutandukanye turimo utwuma twa sensa twegereye umuhanda ikinyabiziga kinyuramo, zihuzwa kandi n'ikoranabuhanga ryo mu kinyabiziga. Byose bihuzwa n'ibyo muri bya byumba birimo abapolisi ku buryo ipine rirenga umurongo byamaze kugaragara kare. Ni nako bimeze kandi ku modoka, utwara abari mu kibuga wenyine, ariko imodoka irimo izengurutswe na za kamera imbere n'inyuma, ku buryo kandi ibyo bari gukora byose wa muntu muri controle technique aba arimo arabireba neza yitonze. Mu modoka kandi hashyizwemo indangururamajwi zifasha gukora ikizamini kumvikana n'uri kumubwira ikizamini agiye gukora, ariko kandi zikagira uburyo bw'umuntu avuze bihindurwa mu ndimi zitandukanye. Kuri ubu ugenzura ikizamini iyo ashaka kuvugisha ugikora, ukora ashobora kubyumva mu rurimi ashaka kumva, nk'Igifaransa, Ikinyarwanda, Icyongereza ndetse n'izindi. Muri izi modoka hashyizwemo kandi ibyuma bifata amajwi n'amashusho, ku buryo ugenda mu muhanda ari kumwe n'umugenzura baba babonwa ndetse n'ibyuma byose biri kubareba neza. Mu modoka hashyizwemo kandi ikoranabuhanga rya GPS rifasha kugenzura buri kimwe cyose kikorewemo, bigahuzwa kandi n'ibyapa byose biri mu muhanda, hirindwa ko ukora yabusanya akaza gukora amakosa.
Kuri iyi nshuro ikoranabuhanga niryo rigenda kandi mu muhanda ibyo ari bukore byose, ndetse n'umugenzi bari uze kuba bari kumwe, ibyo bikaba byashyize iherezo kuri rya ruswa, ibimenyane ndetse n'ibindi. Umuntu ukora ikizami cya burundu cyo gutwara imodoka cyangwa se moto ahera ku manota 100 akagenda agabanuka, icyo bita calm down, bikagera hasi ku manota ya nyuma. Ryakoranabuhanga kandi rikabigiramo uruhare kuko ari ryo rigenda rimukosora. Bya byuma bifata amashusho ni nabyo kandi bimwereka amanota yavuyeho n'ayo asigaje, amanota akavaho bitewe n'ikosa yagiye akora. Gusa byahura n'ibyo bibazo byose ntabwo aba akwiriye kujya munsi ya 80%, kuko iyo agiye munsi ya 80% agomba kuba yatsinzwe. Kugira ngo utsinde ugomba kuba uri hejuru ya 80% kuzamura. Byumvikane ko munsi ya 80 kuzamura uba watsinzwe. Ku rundi ruhande kandi nubwo hari amakosa uri mu kizamini ashobora gukora agakomeza ikizami, hari nayo ashobora gukora agahita atsindwa ako kanya. Nk'igihe ageze kuri demarage cyangwa se ku buhaname, imodoka ikaba yahita imusubirana inyuma. Irindi kosa ryagukura mu kizamini kandi wihuta ni igihe winjira mu masangano, ibinyabiziga bizenguruka, ukanyura mu mukono utari wo, aho ngaho uhita usohoka mu kibuga. Iki kigo cyashyizwemo ibinyabiziga byose kuva kuri moto zikorerwaho ibizamini kugera kuri day 1. Ibi byumvikanisha yuko uza gukora nta modoka ye azana. Murakoze cyane, mwibuke gukora subscribe, turabashimiye mwese.